kudufasha one time iki cyorezo ni hatari yeah ni wowe hotline itinya ba pasta cyangwa bakadasi no mu bazungu aho nahwira ariko man kira umva mu Facebook umva mbono ara nyine mu WhatsApp mu mamenyesha notification mbono kira cyane cyo kwa rutura bigis umva cyagize bitse uyu munsi cyishina ko cyikumoze kandi kira kijya kuzumva je baba we akusobanura ari ahantu turayinjira kira cyane ko kwinjira kanamba Saladin umva Salade Saladin rumva namba ukeka duhamagare Dayb nura twinjiza hara kwa rutura ko cyane arewe gira vuba vuba Dayb ndoziri guca aro Dayb ni big so umva mani nyine urabi uyu munsi cyageze chat Chakutajyo bayo kira cyane cyo kwa rutura anniversary bizungura abari icyaka batugize usukari yashize amezi 3 nta kiro na kimwe ndetse gutaha yego banguka mbega byiza we uradusanga hano kuri arya bahita kuri gareti yego uradusanga no tujye kuba twicariye nuturuka kuri aye yamasikari yumanukaho urahita utubona turi iburyo bwawe ariko urahita uharambuka umuhanda uhita ukomeza iyi komande tuhita twinjira baba we mayoneze birabihari ndabisi uriya mugore bakora salade nari banguka baba we tugiye kugenda urumva umva ni yaradusanga nizera yuko byumvise kandi ni inshuti ni umuntu w'inigaye uko twacomotse twagiye yafasha barenga magana ni ngwara mbaya coronavirus niyo ndwara yazengereje isi yacu ye baba bakabayibuze igihe turakiriye dukize icyorezo cyatatse isi yacu bisaba kwifuka iyo waburya tabati karaba itakubuza umugati kwifuka iyo waburya tabati karaba itakubuza umugati no muri byo ihageze karaba bizomeza gute Dayb yakobantu base kurenga pe kareka urangi cyozo mfite uramukire ngiye n'urugambye twaduwe urangi nawe iburayakoze torí Ọlọ́run muje giya no muri àwọn ọmọ yo ariko man kibazo uramugwe n'abanyabagerageje kandi umwanda wawe nawe uzokoro ngo nanjye umunsi nagize umwa ndabaza ngo zino cyingurube twazingi bari Yesu nawe urareba urumva abundi urashonje sibyo kandi nanjye ndashonje kandi ikijye kiri uyu munsi nicyo ku usugusonza gusita ndiyarurira no imana tugira imana wenda ngaho imagine kira kibone cyiza wenda kikuzaniye ibiryo wenda nayo atari we wakiyarurira arenga magana ingwara mbaya coronavirus niyo ndwara yazengereje isi yacu mu bapapa n'abamama mana dukize icyorezo cyatatse isi yacu bisaba kwifuka iyo waburya tabati karaba itakubuza umugati kwifuka iyo waburya tabati karaba itakubuza umugati Bigiso kura ku biryo usigara mu Leva rekoma tamahera wifunze rwose ntabwo twari tunahirukanye aba batipe se baba star uzanye mambo vipi baba tipe uwo ngo bamwita Nyagiso ingo bamwita Tizo
ntabwo dusigaye dukorana mu kazi. Ese cyane Tizo biteze nyazi neza kabisa ntabona muri abasitari handi igisupusupu yari yambaye Ukiva mu kazi ariko ubwo nari nkiva mu kazi nari ndimo ndarebaga televiziyo ndimo ndaruhura mu mutwe gutyo nyine tu ndi kumwatugendereye se bimeze bite mugamije iki turagenzwa na kamwe pe si twinshi kabisa. umwana wa nyina giza anniversaire mu cyumba umwana wacu wagize anniversaire hari invitation babahaye se nakoresha Facebook wenda ndayikoresha ceceka niko uratoza ngo turagenzwa n'iki wowe nta maguru agira uyu ngo ahangaye yaracitse we akosima usiko de ibinensi ka umuntu boss wakoze inda wakoze umudingi agendana n'umuntu muzima umuntu wose ngo umugabo utazi n'igihe umuntu we yavukiye bigisi yavutse uyu munsi rwose kuri itari ahubwo twatuje nyine kuvumba ariko nyine twatuje nyine mu kirori twifatanye n'umwana tumbwiye ngo nakure nyine urabyumva nakure kwanza ufite n'amagambo menshi none se wateguye anniversaire y'umwana wanjye niwe wamubyara akose je nabazaga ngo ko nari umugore wawe shafite ikigore cy'ikimama abana n'ubwo bagenzwa na kamwe nje na muri mwe nyine twaje mu bukwe ni mu anniversaire urumva ubukwe iratangira sangahe anniversaire rero kino kigabora anniversaire rero uvuga karaho muhera umugore wanjye umuzi boss umugore wawe rwose muraberanye kizira ry'Imana kuzira ry'Imana muraberanye sibyo byatuzana ahubwo korera akose papa urashonje ahubwo umwikombere cyangwa urayikombere akose de ibi niwe mukira duzanye ugase umukutro wumva gute turi abantu batatu kanigire kwinyanira da ngewe nje kombo ngowe n'umuhungu wawe wabananiye kwereka aho wa ngiye kwereka aho umuko nari